iki nicyo kintu abarokore bajya bibeshyaho. Ndabizi ko tuzabona umwanya wo kubisobanura. Mu yandi magambo, nubwo bizera ariko kwizera ko muri bo ntigutsinda ibyaha, kuko mbere y'uko umwuka yera imbuto abanza kuguha ubwenge, kuko ubwenge nibwo bufumbira bukavomerera imbuto z'umwuka. Banezezwa no kubona akayesheke gatoya katubonetseho inkuru ikabirabonetse. Abo tubana nabo bwari buhari, bomatanye nabwo, nta gutandukanya n'icyo atumatanye nacyo. Yesu ashimwe cyane, inshuti z'umusaraba, ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mugire amahoro y'Imana. Njya nkunda kubabaza nti iyo tubabwiye ngo Yesu ashimwe mudusubiza mute? Imana ibaho umugisha. Byaba byiza mubishyize muri komenti kugira ngo amavamutima yanyu tuyabone. Kuboko kwiza k'umwami kubane namwe. Ndabizi aho muri hirya no hino muri mu bihe bitandukanye. Hari abo turi kuganira ari mu gitondo, hari abo tuganirira ijambo ry'Imana ari nimugoroba, hari n'abari mu ijoro. Mwese tubahaye ikaze kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Niba ari mu gitondo, reka nkwibuke ko hazabaho igitondo cy'umuzuko, kandi niba ari mu ijoro, reka nkwibutse ko umucyo wacu ari Kristo Yesu. Niba wari uryamye, reka nkubwire ngo ryamisha umubiri ariko ubugingo bubyuke. Ube maso, tubane maso n'abera. Ariko kandi niba wari ubabaye, reka nkubwire ngo ibihe bijya bihinduka. Umwanditsi yaravuze ngo ahari kurira kwararira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundo zikavuga. Hari ikintu kijya kinezeza kuri iryo jambo, nuko nta kindi uyu muntu yaraye akora uretse kurira gusa. Ariko mu gitondo abyutse ahura n'igihe cy'impundu z'Uwiteka. Mu yandi magambo, hari ibihe bigomba kugutungura kuko Imana yabigennye. Ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo ari uko bihora. Umwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo ntabwo ariko bizahora. Yego, siko bizahora kuba mutegereza bose. Nubwo ariko biri, ariko siko bizahora. Reka rero mbahe ikaze abakurikiye impemburo, abakurikiye ijwi ry'umukanguzi. Reka mbahe ikaze aho muri hirya no hino. Ndumva nuzuye ibyishimo byinshi, ndumva nababwira ngo yambi. Duhoberane, guhoberana kwera, kandi imitima yacu ihurize ku kwizera kugira ngo tuzahurire ku munsi wo kuza ku mwami wacu Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha. Rero dushimiye uwakoze subscribe, kugira ngo uko dushyizeho ijambo ry'Imana, ibiganiro bitandukanye, ku ijwi ry'umukanguzi tugeraho n'ibindi, ku mpemburo hariho n'ibindi. Icyo twitabaza nawe, hari na menya nibi, nacyo tuzagitegura ko muri baza nawe hari ibyo tuba twumva bitabajijwe ariko tukumva hari ibindi twababwira. Tuzashyiraho na menya nibi kugira ngo tumenye amateka ari inyuma y'imyandikire ya Bibiliya. Imana ibahe umugisha. Rero dushimiye mwene data Chris uri gutunganya amashusho ku ijwi ry'umukanguzi, ndetse na Hori turi kumwe ku mpemburo. Imana ibahe umugisha. Aba ni abaziritsi. Abantu bazi ikinyarwanda nyacyo, abaziritsi burya umutobe ntabwo uryoshywa n'ibyo wenzwemo, ahubwo amaboko y'abaziritsi nayo aryoshya umutobe. Imana ibahe umugisha rero ko hari uruhare bagira muri uku gutungana k'ubutumwa bwiza, kandi bijya bigera ku mitima yabo kugira ngo ku munsi w'impanda bizabarokore, be gukorera abandi bataza kumera nka bamwe bateka bishwe n'inzara. Tubibatuyeho mu izina rya Kristo. Reka dufatikanye dusenge. Niba huri utiteguye, wakitegura kugira ngo dusengane Imana. Ariko kandi niba hari na mwene so wumva ko ari byiza ko yumva iri jambo ry'Imana, wamusangiza iri jambo ry'Imana, wamusharinga akaryumva, ntacyo bitwaye. Njya nkunda kubibabwira, iyo wagaburiye umuntu ibyo kurya by'umubiri aragushimira, kandi koko nibyo uba umuhaye. No gusangira n'umuco w'abizera, iyo umuhaye amafaranga nibyo umukemuriye byinshi. Ariko utekereze niba ibyo ubikorera umubiri akagira kunyurwa kandi nawe bikakunezeza, gukorera ubugingo ukamuha ijambo ry'Imana, wumve ubugeze ahangana iki. Imana ibahe umugisha. Nari mbasabye ngo mwitegure dufatikanye gusenga. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Imana se umwami wacu Yesu Kristo, Imana nyir'urukundo, nyir'ubwami budashira, Imana ifite byose mu kiganza cyayo harimo n'ubutware. Imana idufiteho ubushobozi, turagushimiye. Uyu ni umwanya tugiye kwaturirana impamvu z'ibyiringiro byacu, kugira ngo imitima y'abizera tuyiramire, niko ijambo ryawe ryatubwiye, kugira ngo hatagira uwo muri twebwe wagwa agaheranwa n'ababisha.
ndagusabye kugira ngo uwari utentebutse abitewe n'ibihe umubyukisha imbaraga zawe kuko zabayeho mbere y'ibihe, wari utewe n'abanzi umutabare kuko wabikoreye na ba Yehoshafati, kandi uwari ugoswe impande n'impande tumwibukije igicu cy'abahamya benshi batugose, wari uri mu bigeragezo bitandukanye, tumwibukije ko na Yobu wabanye nawe, wari ugeze imbere akabura inzira, tumwibukije ukuboko kwaciye inzira ku nyanja itukura, uw'umuriro wari wakiye tumwibukije kwa Shadraka, Meshake na Bedenego, wari utawe mu rwobo rw'intare tumwibukije Daniyeli, aho wagiye ugaragara nturananirwa. Asante Yesu, aho wagaragaye nturananirwa, ntabwo urasaza, uri Imana izura n'abapfuye, uri Imana yambika umuntu inkindi aho yari yambariye incocero, uri Imana duhamagaye Uwiteka gitare cy'amahanga. Ikinteye ibyishimo byinshi bitavugwa nuko ari wowe waduhisemo, ntabwo ari twe twagutoranyije, ahubwo niwe wadutoranyije. None umuhamagaro wawe ni uwo kwishimira umubyibuho, ubugingo bwacu bukabona uburyo bwagukira muri Kristo Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ineza y'Uwiteka, ineza y'Uwiteka niganze isagambe mu mitima yacu, ubugingo bwongere buzuke. Uwari unaniwe turamubyukije mwami. Hari amakuru umuntu yumva amuvugwaho, amubwirwa akamuca intege, hari ibiba ku muntu nabyo bikamucogoza, ari inzira umuntu anyuramo nayo ikamusigaza inyuma, ariko twibutse ko Uwiteka uri hejuru abirusha amaboko. Salomo yarabyanditse aravuga ngo nta bwenge cyangwa inama cyangwa ubuhanga byabasha kurwanya Uwiteka, kandi urongera Bibiliya ijambo ryawe, impumeko yawe iravuga ngo niba ari we wadutsindishirije ninde uzaturega, kandi niwe uzaduciraho iteka se ntibikabeho. Tuje imbere yawe mwami, tubihisemo aho kuguhunga tuguhungiyeho, tubihisemo. Uwari wandujwe n'imirimo ye, amaraso ya Kristo n'imirimo y'Imana nibyongere bimweze, ibishura byacu byongere bike, wongere utweze, utuboneze. Haleluya, haleluya. Utuboneze tube dukeye, twihagararaho turi mu ruhame, ariko twebwe bo mu ibanga turiyizi. Turasabye bimwe abantu batamenye nabyo ubitweze, na bimwe bazi ubitweze, kugira ngo twe kuba ubwandu, twe kwanduza imitima y'abantu, twe kwanduza imitima y'abandi. Ndagusabye kugira ngo imbabazi zawe zidutwikire, umwuka wawe wera abe kuri twebwe. Uyu mwanya ukuboko gukiza indwara kumwe kwakijije umurwayi ku kidendezi Betesida, kwa kuboko kwazuye uwapfuye kumwe kwahagurukije ikirema ku muryango w'urusengero rwa Ryiza, turagusabye kugira ngo uko kuboko gukore natwe tukubone. Ndagushimiye. Hari amateka ngira ngo ubuze aba bantu kuvuga ibyo bumvanye abandi, ahubwo nawe ubaremere ibyo bavuga bakubonyeho bibonaho mu buzima bwawe. Hari ibitangaza twabonanye abantu kandi koko byari byakozwe nawe, ariko ntabwo waduciye ngo unanirwe kubikorana natwe. Hari abantu twabonye ububakira amazu, ibyo natwe turabigusabye. Hari abo twabonye ubaha amamodokari, ibyo natwe turabigusabye. Hari abo wahaye nationalite, natwe turabigusabye. Hari abo waburaniye imanza kandi urazitsinda barenganaga, ibyo tubisabiye buri muntu wese ufite urubanza burana naro mwami. Hari aho witamuruye uragaragara, ibyo byose bitugirirweho. Unamura bari bunamishijwe n'imitwaro mwami, abantu bakize ngo yize uburetwa bwa Satani mu izina rya Yesu. Ndagushimiye Yesu, urakoze kubw'ubuntu bwawe none n'iteka ryose. Amen. Imana ibaha umugisha. Reka nongere mbahe ikaze kandi mbabwire ngo ijambo ry'Imana ntirisaza. Paulo yabibwiye Abafilipi, arababwira ngo ntabwo ndarambirwa no kubandikira ibyo nabandikiye bwa mbere. Rero ndumva nshaka ko dufatikanya gusoma ibyanditswe byera mu rwandiko Paulo yandikiye itorero ry'Abaefeso. Ni ibice byombi, igice cya 4 n'igice cya 5, ariko insanganyamatsiko iri mu gice cya 5. Ndabinginze kubw'umwami wacu Yesu Kristo mukunda ijambo ry'Imana cyane kuko riri kugenda rigera mu marembera, hanyuma mukunde no kwandika mu majenda yanyu kuko
Bible zamaze gukomwa mu nkokora ku buryo kuzibona bizajya bibagora cyane. Hanyuma n'abafite iziri soft Bible izi mutunga mu matelefone mu mamashine yanyu, ndabibutsa kugura n'izo mu mpapuro, kuko izo mu matelefone ntabwo zashyiriweho kugira ngo dusome ijambo ry'Imana. Oya, zashyiriweho kugira ngo twe tuzirangariyeho, twe gutunga izi ngizi igihe izi zizacika, izi zo kuzikuraho ni ibintu byoroshye cyane. Wenda hari iryo nibanga umwuka ashatse kubahishurira. Ni byiza ngo niba uri umukristo utunga ijambo ry'Imana mu mutima, ariko kandi no mu nyandiko, kugira ngo umunsi uzaba wacogoye ku mutima w'umuntu ujya uhagarara urananirwa, ariko igihe uzaba wacogoye ujya uba ufite ijambo riguhumuriza. Hanyuma watunga agenda, ibyo wumvishe twigisha mu gihe wabonye umwanya wakurikije ijambo ry'Imana, ufite umwanya ukabyandika nawe ugasubira mu byanditswe byera ugasoma. Kandi reka mbabwire uburyo bwiza bwo gusoma Bibiliya ntabwo ari ugusoma ushaka ibinyuze umutima, ni ugusoma ushaka kumenya icyo Imana yari igambiriye ivugana natwe mu nyandiko zera. Imana ibaha umugisha. Rero ni urwandiko rwandikiwe aba Efeso, ni igice cyaho cya 4, ndahera ku murongo wa 17, ariko turaza gusimbuka dusome no mu gice cya 5 umurongo waho wa 19. Reka dusome 4:17 aba Efeso. Haravuze ngo nicyo gituma mvuga ibi nkabihamya mu mwami yuko mutakigenda nk'uko abapagani bagenda, bakurikiza ibitagira umumaro byo mu mitima yabo. 18. Ubwenge bwabo buri mu mwijima, kandi ubujiji buri muri bo, no kunangirwa kw'imitima yabo. Aha hantu hari akitso, ariko ndagira ngo wowe uhashyire ka point d'interrogation cyangwa full stop. Ntabwo ari ukongera muri Bibiliya, ndaza kwisegura kuri buri muntu, ahubwo ni ukugira ngo rize gutinda mu mitekerereze yacu. Ku murongo wa 18, ubwenge bwabo buri mu mwijima, kandi ubujiji buri muri bo, no kunangirwa kw'imitima yabo. Noneho aho nari mbabwiye mushyira full stop kugira ngo tuze kumera nk'abatangiye bundi bushya, haravuze ngo byabatandukanije n'ubugingo buva ku Mana. Ndasubiramo, nicyo gituma mvuga ibi nkabihamya mu mwami yuko mutakigenda nk'uko abapagani bagenda, bakurikiza ibitagira umumaro byo mu mitima yabo. Ubwenge bwabo buri mu mwijima, kandi ubujiji buri muri bo, no kunangirwa kw'imitima yabo byabatandukanije n'ubugingo buva ku Mana. 19. Kandi babaye ibiti, biha ubusambanyi bwinshi, gukora iby'isoni nke byose, bifatanyije no kwifuza. Ariko mwebweho ntimwize Kristo mutyo. Imana ishimwe. Ariko mwebweho ntimwize Kristo mutyo, niba mwaramwumvise mukigishirizwa muri we ibihura n'ukuri ko muri Yesu, bibabwiriza iby'ingeso zanyu za kera, ko mukwiriye kwiyambura umuntu wa kera uheneberezwa no kwifuza gushukana, mugahinduka bashya mu mwuka w'ubwenge bwanyu, mukambara umuntu mushya waremewe ibyo gukiranuka no kwera, bizanwa n'ukuri nk'uko Imana yabishatse. 25. Nuko mwiyambura ibinyoma, umuntu wese avugane ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo za bagenzi bacu. 26. Nse nk'uhiki ariho tuza kwitsa, haravuze ngo nimurakara ntimugakore icyaha, izuba ntirikarenge mukirakaye, kandi ntimubererekere Satani. Imana ibaha umugisha. 5:19 ariho mfite insanganyamatsiko, haravuze ngo mubwirane zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmba mucurangira umwami wacu mu mitima yanyu. Mujye mushima Imana Data wa twese kubw'ibintu byose, mushimira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo,
kandi mugandukirane kubwo kubaha Kristo. Amen. Mwakire neza iri jambo ku bwa Kristo Yesu. Ndaza kwitiza gatoya ku mateka y'Abaefeso, noneho nawe ndagutuma kuyahuza n'ubuzima bwawe. Nituza kubikora kwa muri liturujia ngo twasomye tujye guprononsora tugire gute, turaba tumeze nk'abari gusiga ubwenge n'ubugingo bwa bamwe, ahubwo ndagira ngo tubitware muri iyi njyana umwuka wera duhaye, kuko ntidufite liturujia, dufite umwuka nk'umuyobozi. Aba na ba Efeso. Efeso ni ijambo bavuga Efesiyani. Efesiyani ni nko kuvuga umwiza muri fesi. Murumva mu ijambo fesi y'uburanga. Noneho kuvuga abeza, Efeso birasobanura ngo ni abanyagikundiro, ni abantu bakunditse, beza, bafite ingeso nziza, ariko kandi imirimo yabo ibasiga uburanga bwiza. Itorero ryo muri Efeso niryo torero rishushanywa n'irya mbere mu matorero 7 yo muri Aziya, bitewe nuko ari ryo ryari rifite umurimo mwiza w'umucyo uri direct waturukaga kuri Kristo Yesu. Kuko Efeso nababwiye muze kunyihanganira twitize hirya no hino, nawe umfashe kugendera ku buzima bwawe. Tuvuga aba Efeso wowe uriburamo, ariko nidufata ubuzima bw'aba Efeso tukabwimura, aha Efeso hakajya wowe, aha Efeso hakajya Aniseti, turaza gusangira ijambo ry'Imana, ubugingo bwacu buhembuke. Nababwiye ngo isanganyamatsiko nyifite ku murongo wa 19 mu gice cya 5, mubwirane Zaburi. Imana ishimwe, muhumurizanye imitima. Ndumva afite ihumure ryinshi nkuzaniye kandi riturutse mu biganza by'Imana. Imana ishimwe. Efeso wari umudugudu mwiza ucometse ku nzira 3. Uva kuri Aziya wageraga muri Efeso. Uturutse inyanja z'Ubuhinde uzamuka za Mediterane wageraga Efeso. Abaturutse i Burayi bageraga Efeso. Efeso wari umujyi mutoya ariko w'ubucuruzi, ukabamwe ibigirwamana byinshi, bitewe nuko abacuruzi nibo bantu basapurayinze, nibo bantu bakwirakwije ibigirwamana mu isi, ariko kandi ni nabo bakwirakwije ururimi, izi ndimi tuvuga za communication nibo bazikwirakwije, ariko kandi n'amaproduit, imbuto, ibicuruzwa n'abacuruzi babikoze. None bagize uruhare rukomeye mu kwaguka k'ubuyobe buturutse mu gusenga ibigirwamana, kuko buri muntu aho yabaga afite imana y'amashaba cyangwa se y'amashanse imutera kunguka. None yagera mu mujyi ashaka kubamo agashyiramo ikigirwamana cye, yakunguka kuruta abandi, akababonye bamwe bose aranguza. Hari igihe bayobokaga imana ye bavuga ngo niwe wahiriwe n'imana ye n'imirimo yayo. Efeso rero igira ibigirwamana byinshi, kuko wari umudugudu w'ubucuruzi, ukaba umujyi muto wari mwiza mu buranga, ariko kandi ugira n'abakristo benshi. Kuko muri Efeso Yohana uyu wanditse ubutumwa bwiza yahabaye igihe kinini, anabandikira urwandiko rwa mbere, urwa kabiri n'urwa gatatu. Hanyuma Paulo nawe yabaye igihe kinini, abaye imyaka 3 agenda asura urugo ku rundi. Iyi ni methode yindi, ni metode, ni uburyo bundi, n'indi option yo kubwiriza ubutumwa bwiza ku buryo bwo guca impaka mu bantu. Ni ubutumwa bwiza cyane kubwiriza umuntu ku giti cye, ubu mwimye kugendera mu mpaka z'ibitekerezo by'abandi bari kumwe. Nicyo cyatumye Paulo arwaniye intambara yo kubanza kubareka ntibahurire hamwe, agasura umwe kuri umwe, bamaze kuba konvenke baza bunganira Paulo mu magambo yagiye avuga. Yasize uwitwa Timote muri Efeso. Timote ayobora amateraniro muri Efeso. Siwe wenyine, habayeyo abigisha benshi. Itorero ryo muri Efeso rirakura, rigira umwuka wera, babaho mu buzima bw'umwuka, baryoherwa n'ibihe by'umwuka, ariko baza kugira ka esheke,
bagendera mu kigare. Ndagira ngo munyumve, bagira esheke, bagendera mu kigare muri murare y'ababahanurira n'abababwira iby'Imana izakora, ariko noneho batakaza ubwenge bw'umwuka, bagira ubwenge bwabo ariko babusobanuza ibyanditswe. Uwiteka arinda ubwenge bwawe kwisobanurira ubw'Imana budahari. Imana ibaha umugisha. Imana ikurinde kwiha kumenya ushingiye ku byo wize, udashingiye ku byo ubwirijwe n'umwuka wera. Aba Efeso batakaje ubwenge bw'umwuka, basigarana ubwenge bwo mu ishuri, basigarana knowledge, ubumenyi, batakaza ubwenge kamere bahabwa n'umwuka wera. Ndagira ngo mbabwire ko ishusho y'umwuka mu muntu igaragarira mu bintu bitandukanye. First of all, mu bwenge, kuko mbere y'uko umwuka yera imbuto abanza kuguha ubwenge, kuko ubwenge nibwo bufumbira bukavomerera imbuto z'umwuka. Umwuka aguha ubwenge kuko ubu bwenge nibwo buturukaho umwifato. Imana ibaha umugisha. Ubu bwenge buragutransforma, ntibukwemerera kugendera ku bitekerezo by'abandi, kuko ubwenge bw'umwuka ni kapasite y'umwuka, ni urugero rw'umwuka. Haleluya! Ubwenge bw'umwuka ni inama z'Imana. Ntabwo bukwemerera kwiyobora, ntabwo bukwemerera gukoresha umubare ugenda mu nzira y'agakiza. No, bukwemerera gukoresha juste ubuzima n'imibereho yawe biragenda bikaba communion n'Imana. Ubu buzima bukomatana, utekereza ibiri mu migambi y'Imana, utekereza icyo Imana ikwiriye gukora. Ubwenge bw'Imana niho Imana ibika intwaro yo kunesha mu gihe k'ibigeragezo. Ndabigeraho, munyihanganire, ndaza kubigeraho. Ntabwo umuntu arwanisha imbaraga zingana n'izo afite adafite ubwenge bw'umwuka, kuko murabizi, sinzi niba ntagiye gutandukira njya mu mubiri, ariko reka twifashishe uru rugero. Hari igihe umuntu arwanisha imbaraga ariko ukabona ko adafite ubwenge. Icyitwa tekinike rero ni ubwenge niyo utagira imbaraga. Mu yandi magambo, intambara turwana nazo mu isi ya Satani zirakomeye. Tudafite umwami Yesu zaduhitana, niko Bibiliya ivuga, n'umuririmbyi niko avuga. Ariko iyo dufite ubwenge bw'umwuka, Yesu yavuze ngo iki? Yaravuze ngo dore mbasize muri intama hagati y'amasega, mugende mufite ubwenge. Sibyo? Ubu bwenge bw'umwuka nibwo butuma tuba mu isi y'ababi tukaguma kuba beza, nibwo butuma twambara umubiri ntidukore ibyo umubiri udusaba, nibwo butuma dutura muri kamere ariko ntituyemerere gukora, kuko ubu bwenge bw'umwuka nibwo bunetraliza imirimo ya kamere. Nibwo bunetraliza imirimo ya kamere, icyo twita inaringe. Ubwenge bw'umwuka aba Efeso barabutakaza. Subira inyuma wongere usura amateka yawe. Burese va ku ba Efeso. Wumvisha icyo batakaje? Tugiye tudetaye imirimo y'ubwenge. Bo basigarana ubumenyi bwabo. Ubu bumenyi rero bwemeje aba Efeso ko Kristo, kuko gato, ubumenyi n'ubwenge biraturanye ariko ntibiva indimwe. Ubumenyi buturuka ku mitekerereze y'umuntu bukayoboka uwabuhaye umwanya ngo abumenye, ariko ubwenge bw'Imana buturuka mu bushobozi bw'Imana, hanyuma bugatura mu muntu wizeye Imana akanayemera. Murumva itandukaniro ryabyo? Noneho urabifata ukabyegeranya byose, ugiye gukora research usacinga ubumenyi n'ubwenge, abantu benshi barabyitiranya. Noneho iyo babyitiranya banabikoresha mu mwanya umwe, kuko iyo witiranya umuntu n'undi umuhamagara izina rya wa wundi umwitirira. No kuba abantu bitiranya ubumenyi n'ubwenge bituma bakoresha ubumenyi mu mwanya w'ubwenge, bagatakaza ubwenge mu bumenyi, noneho n'ubumenyi bugatakarira mu bwenge. Iki nicyo kintu abarokore bajya bibeshyaho. Ndabizi ko tuzabona umwanya wo kubisobanura. Ibintu byose tukabitwara mu mwuka kandi byose bitajyayo, kuko mu mwuka hajya umwana w'ubugingo hakanajya ikintu cy'ubugingo. Ntabwo mu mwuka ntabwo hajya byose,
ndagira ngo mbabwire ko n'ingo zitubakwa mu mwuka gusa n'ubwenge burakenerwa noneho n'ubumenyi nabwo bukaza, ariko habanje iki? Ubwenge bw'Imana. Ndumva nezerewe inshuti z'umusaraba, nabasabye iki kiganiro gishayaringa abandi. Noneho kuko bamaze kwitiranya ubwenge n'ubumenyi, byatumye ubumenyi bwabo butwikira ubwenge bw'Imana muri bo, batakaza uruhande rwo kunesha ibyaha babitewe n'ubwenge bw'Imana kuko butari buhari. Basigarana uruhande rwo guhamya Yesu. Ibi byose mwumvise byo kuvuga ngo Yesu ni umwami, voilà, nibyo, ni umwami. Basigara bavuga ngo turamwizera, nibyo, baramwemera, ariko ntibafite imbaraga zigaragaza ko bizera. Mu yandi magambo, nubwo bizera, ariko kwizera ko muri bo ntigutsinda ibyaha, ahubwo bahita baza batwikira kuri ya mirimo yabo. Baravuga ngo Yesu yari uw'umwuka, none twe turaba umubiri, ngo kwizera ni mu mwuka, mu mubiri ntibikora. Basigarana Imana yo mu mwuka ariko itaza kugaragaza imbuto mu mubiri. Kubera iki? Bafite ubumenyi ku Mana ariko ntibafite ubwenge. Nababwiye ngo ubwenge nibwo bubyara, ariko ubumenyi ntibubyara. Ubumenyi budafite ubumuntu bworeka imbaga, icyo turakizi, ariko kandi n'ubwenge butari mu mwuka w'Imana, ubwo nibwo bucura inkota zo kurimbura nyiri inkota. N'aba Efeso baguye muri esheke nk'iy'uyu munsi. Uyu munsi tugwije abakizwa, abakristo benshi bafite abashumba babasengera, kandi aba bantu, mumbabarire impamvu ntanze uru rugero, bubaha aba bashumba kuruta uko bubaha Kristo. Bari imbere y'abashumba baritwararika, ariko baba bari aho abashumba batari, ewewe bagakora amahano. Dufite abantu bafite ubumenyi budaturanye, butabana n'umwuka w'Imana n'ubwenge bw'Imana. Ubu bumenyi bari kubukoresha bahakana imbaraga za Kristo, kandi bo bari mu izina rya Yesu. Imana ifashe iki kintu cyumvikane nk'uko umwuka w'Imana yakimpaye. Efeso nababwiye ngo ni abanyagikundiro, basanzwe ari beza. Ntabwo iri jambo ari iry'abatizera, ni abakizwa, ni abakristo, ni abantu bariye igaburo ryera, ni abantu babanye na Pawulo imyaka 3 urugo ku rundi, ni abantu basomye inzandiko za Yohana, ni abantu babonye Yohana amaso ku maso. Muri Efeso habaga amaswimming pool, habaga amapisine menshi. Ba Petero bogeragamo, abize histoire of apostle, sinzi uburyo mu byita mu Kigiriki ho bavuga amateka y'intumwa. Ndi kwanga kuza kubivangavanga, ndanga kwinjira muri ibyo bitabo bindi kugira ngo ntadeviya, ariko abiza amateka y'intumwa ba Yohana na Petero bogeraga hano mbere yuko babambwa, bajyaga mu myidagaduro muri Efeso, niho hantu basohokeraga. Ariko kandi si nabo bonyine, habaga imikino itandukanye. Murabizi ko na Timote yakundaga gukina siganwa yirukanka, akajya mu masiganwa igihe cy'amateraniro. Abakecuru n'abasaza bakamwijundika, utireka ibi bivemo, akandikira Pawulo ngo ba bakecuru n'abasaza baransuzugura, uti bahugure nka so, bakecuru bahugure nka banyogokuru, nka banyoko. Niyo mpamvu yamwandikiye amwibutsa ibyo kwizera n'umwuka w'Imana wari muri nyina na nyirakuru ba Loyiziya n'abandi. Sibyo nshaka kuvuga, na ba Priscilla, sibyo nshaka kuvuga. Amwandikira amuhugura, ariko aza kumenya ko yirirwa muri siporo. Aravuga ngo kwitoza k'umubiri bigira umumaro muri bike, nibyo birahari nabyo, ngo ariko kwitoza kubaha Imana bifite inyungu muri byinshi, kuko bifite isezerano ry'ubugingo bwa none n'ubuzaza nabwo. Efeso yari Efeso, harahanyagikundiro. Mbese reka dusure urugo rwawe. Icyo ushobora kuba wangamo ni impinduka z'ibihe zikuzira, ariko ntabwo urwo rugo rwari rubi pe, ni Efeso kabisa. Ntabwo rwari rubi uretse impinduka z'ibihe. Reka aho tuharenge. Efeso imaze guterwa n'ubumenyi budafite ubwenge bw'umwuka, itakaza Kristo w'ubuzima, isigarana Kristo w'inyandiko.
iyo wataye Yesu w'ubuzima ugasigarana Yesu wo mu byanditswe, ese ubu mwanyumvishe inshuti z'umusaraba, hari abantu babitse amagambo menshi mu mutima yanditse, bayabika nk'inyandiko, bibuka aho yanditse, ariko ntibabitse impinduka zizanwa n'iryo jambo bamenye. Gutunga amagambo ataguhindura ni inyandiko ziri muri wowe, ibyo si bibi, kuko igihe yaguhinduye uzajya wibuka aho yanditse, ariko ndagusabye shaka impinduka kuruta ibyanditswe. Haleluya! Kuko aba banditsi ibi babyanditse badafite ibindi bari kwandikuriraho. Ufite Kristo w'ubuzima, izi Bibiliya bari guca, izi Bibiliya bari kurwana barwanya, zizacika usigarana ubuzima bwa Yesu buzakomeza kubyara ubuzima muri wowe. Amen. Izi ziri soft Bible bazazikansoringa, dusigarana ubuzima bwa Kristo muri twebwe buzakomeza kubyara, kuko Yesu ni isoko, Yesu ni iriba. Niba mena yo ufite mu majerekani ayo mu bugingo yagumane, kuko ubuzima bw'abizera Bibiliya iravuga ngo imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba idudubiza ituruka mu nda habo. Ntabwo turakama, no, bazaca inyandiko, ariko impinduka z'ubuzima twakuye mu byanditswe byera. We are fear not, brother. Bene data, nta bwoba dufite bwo gutakaza ibye, twagira ubwoba dutakaje Kristo uri muri twebwe. Rero imura Yesu, umukure mu kirere cy'umwuka, abe mu mpinduka z'ubuzima bwawe, kuko Yesu arenze kuba uw'umwuka, arumvikana mu matwi y'abamwizera, akorwaho kuba mwiringiye, aragaragara, imirimo ye turayibona, Kristo avugana natwe, agendana natwe, ni impinduka zigaragara. Wimutunga nka Yesu wiyobera, hoya mukurure viva ubwo buzima bwa Kristo. Reka mbabwire ngo bon appetit, enjoy, ryoherwa n'ubugingo buva muri Yesu buri mu bizera. Oh, haleluya, 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 haleluya! Imana ishimwe, ryoherwa n'ubwo buzima buva muri Kristo Yesu. Iyo rero watakaje Kristo w'impinduka ugasigara n'uw'ibyanditswe, Satani ahita gutuma abahanuzi bareba mu kirere kimwe. Ndabivugaho byombi bibirere bitatu. Ahita gutuma immediately ugitakaza Kristo w'impinduka, ubwenge bukuramira ntibuhari, imbaraga zigufata ntizihari, umwuka ukuyobora ntuhari, usigara warafashe Imana nk'izajya ifinansa ibibazo byawe gusa. Mana uzampa inzu, utunga iyo Mana yonyine. Mana uzampa imodoka, niyo Mana yonyine. Mana uzanyishyurira amashuri, niyo gusa. Uri se w'imfubyi, niyo gusa. Ariko Imana izaguhamagarika kwishyira ngo uzamuke mu rurembo rw'abakiranutsi, urayibagirwa ukajya wibuka Imana y'amasezerano yo mu isi, ariko ay'ubugingo ukayabura. Iyo watakaje iyo njyana, uba wavuye mu buryo bw'Imana. Satani araguhugura, akuzanira rero iki? Wowe ubwawe ni wowe azerereza, ntabwo azerereza aba bahanuzi. Icyitonderwa, arakuzerereza ariko akakwemerera guhura n'abahanuzi b'Imana. Sinzi niba muri hano ngo munyikirize amen. Satani arakuzerereza akaguhuza n'abahanuzi b'Imana, ariko nabo bafite capacité intellectuelle mu buryo bu spirituellement ingana n'ibihe barimo. Munyumve neza, ntabwo bavangiwe. Najya kwerekwa arakubwira ngo hari impapuro wanditse, Imana irazisubije, kandi koko warazanditse pe, ariko ugategereza ko zisubizwa ukabibura. Kubera iki? Arakubwira ngo uturanye n'umurozi, mu mwuka yamubonye, nibyo pe, nawe wareba ugasanga muraturanye. Arakubwira ngo ufite abanzi benshi, wareba ugasanga urabafite. Asigariye kuri bwe ya mitekerereze ye idafite ubwenge bw'umwuka. Yewe rimwe na rimwe ni na ngeso nziza, yirinze ibyaha, ariko yirinda gushaka ubwenge bw'Imana, yirinda gusenga asabana n'Imana, ahubwo asenga yisaba. Yanze gusenga ari mu kuri no mu mwuka. Mu nyumve, aha hantu hava ubuyobe isi ifite, nawe ushobora kuba wizera bw'abantu bababwira ngo ntiwatakaza ubugingo ngo warizeye Kristo. Ndasubiramo,
ndongera mpasome. Imana ishimwe, ntawe uri kundeba ngo arambwira ngo iminota ngo igihe. Imana ishimwe iduhaye aho twisanzurira. Tera agatebe tuganire ijambo ry'Uwiteka. Aba Efeso igice cya 4 umurongo wa 18. Ubwenge bwabo buri mu mwijima, nta bwenge bugihari. 2, kandi ubujiji buri muri bo. Kujijwa nta muswa n'umwe ujya ubinjiji. Iki muzagiperereze. Injiji ni injiji. Injiji ni umuntu w'injijuke, ahubwo ukora ikintu mu mwanya utari uwacyo. Sicyo bita kujijwa. Ni ugukora ikintu mu gihe kitari icyacyo, ariko wagikoze unagikora uko cyari gukora, ariko ukora imbusane z'ibihe. Nta njiji y'umuswa ibaho rero. Ubujiji buri muri bo, buri muri bwa bwenge, buri muri bwa bumenyi, buri muri ya magambo, buri muri ya myitwarire, buri muri ya myambare. Ubujiji buri muri bo n'umwijima. Kubera iki umwijima? Nuko batakigira ubwenge bwa Kristo ngo bubamurikire nk'umucyo w'Imana. Mwifurije ubwenge bw'umwuka, mwifurije ubwenge bw'Imana. Imana iguha ubwenge bwayo. Amen. Hanyuma ngo buri muri bo kunangirwa kw'imitima yabo byabatandukanyije n'ubugingo buva ku Mana. Iri jambo muryumve, byabatandukanyije. Mu yandi magambo, bwari buhari, bomatanye nabwo, nta gutandukanya n'icyo atomatanye nacyo, ariko batandukana n'ubugingo buturuka ku Mana. Aba bantu ni bande? None se dukomeze dusome mwumva ibyo bavugaga. Ndabisubiramo, ndabizi ko hari abantu batabyitayeho mbere tukiri kubisoma. Bwabatandukanije n'ubugingo buva ku Mana. 19, kandi babaye ibiti biha ubusambanyi bwinshi, gukora iby'isoni nke byose bifatanije no kwifuza. 20, ariko mwebweho nimwizeye Kristo mutyo. Peri moria donance. Imana ishimwe. Yesu wa muri mwe suko ababwira. Ntabwo akwemerera kujya gusambana ngo yarabirangije. Ntabwo akwemerera gutukana ngo yarabirangije. No, ntabwo ariko Kristo wo muri twa tubwira. Atwemerera kubitsinda kuko ibyo yarangije no kuduha imbaraga zitsinda ibyaha. Ibyo yarangije no kuduha imbaraga zigenda hejuru y'imitego y'abanzi. Ibyo yarabirangije. Oh, ndanezerewe we. Haleluya, haleluya. Yarabirangije. Ndacyasoma Bibiliya ariko ndaryohewe bene data we. Ndafashijwe we. Wanyikiriza ukavuga haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ariko mwebwe ntimwizeye Kristo mutyo. Niba mwaramwumvise mukigishirizwa muri we, ibihura n'ukuri ko muri Yesu. Bibabwiriza 22, bibabwiriza iby'ingeso zanyu za kera. Ndagira ngo munyumve. Ko mukwiriye kwambura umuntu wa kera, uheneberezwa no kwifuza gushukana. Urumva inyigisho bafite? Bigishaga abantu ngo ni mwiyambure, kandi niko n'Imana ibivuga. Umuntu wanyu wa kera. Noneho uwa none anywa inzoga. Izo nizo nyigisho abize theology mu cyiciro ariko cyo hejuru, ntabwo ari muri eted cyangwa ibeki cyangwa ntuze. Sorry kandi kuvuga ayo mazina. Ntabwo babyita gnosticisme. Ku muntu bizi ni inyigisho z'abaginusu, ariko kandi hari izi nyigisho hari abazita iz'abaseretusi cyangwa abanikora. Zaturutse ku mugabo witwa Nikora. Muzazisanga mu byahishuriye Yohana. Bibiliya yarabivuze n'ubundi iri kubwira ijambo ry'Imana ribwira aba Efeso ngo mwanze inyigisho z'abanikora. Ngo nabiyita abayuda atari bo, ni bene abo. 2 rero 22, bibabwiriza iby'ingeso zanyu za kera,
ko mukwiriye kwiyambura umuntu wa kera uheneberezwa no kwifuza gushukana. 23 mugahinduka bashya mu mwuka w'ubwenge bwanyu. Mugahinduka bashya mu mwuka w'ubwenge bwanyu, apana ubwenge bw'Imana. Ibi byanditswe byera ndabikunda, birasobanura neza ko ubwenge bwawe butandukanye n'ubw'Imana. Noneho 25 haravuze ngo nuko mwiyambura ibinyoma. Umuntu wese avugana ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Munyemerere subikiraho. Ubwenge bwawe nibyo pe, urabufite kuko Imana yarabuguhaye, uriga, yewe warasomye, ntabwo woroshye, respect, ariko bushyire hasi. Tubanze tuganire n'ubwo mwuka. Reka ngaruke noneho kugira ngo bya birere bitatu nze kubibabwira, ntago nabyibagiwe, muhumure. Abaroma buzura umwuka wera, cyari cyagiye Petero abwiriza hagakizwa abantu 3,000. Bakijijwe batumvisha ijambo ry'Imana. Munyumve, muti bakizwa bate batumvisha ijambo ry'Imana kandi rizanwa no agakiza kazanwa nuko umuntu yumvise? Nibyo, barumvise ariko bumva ubuhamya bwa ba Petero. Ntabwo ba Petero bababwirije ibirenze. Petero yasohotse ari mu mwuka avuga ururimi rwumvikana n'ururimi rutamenyekana rwo mu ijuru. Noneho bumva ururimi rumenyekana ruvuzwe n'umuntu w'umuswa, baravuga ngo avuzemo n'ururimi rw'iwacu ngo ni inzoga. Barangije Petero arabwira ngo ntabwo twasinzihira, umwe mwishe mukamubamba niwe ukoze ibi. Noneho abantu bizera Yesu nabo bakongezwa na wa mwuka, nabo bahabwa ku ndimi z'umwuka wera, ariko bataramenya ibyanditswe byera, badafite ubwenge bw'umwuka n'umwifato w'umwuka. Nicyo cyatumye Pawulo yandikira Abaroma, yabandikiye agira ngo basubirane umwifato n'ubwenge bukwiriye abanyamwuka. None namwe nshuti z'umusaraba, ninde wabashutse ko kwakira Kristo hatarimo kunesha ibyaha? Ninde ubabeshya ko ubugingo butanyagwa? Bibiliya yavuze ngo batandukanijwe n'ubugingo. Kubera iki? Ubwenge bwabo bwagiye gucukumbura ibyo bemera, ariko batemejwe n'umwuka w'Imana, ahubwo babyemejwe n'ubumenyi bavomye mu bandi bantu. Kandi ubumenyi bw'umuntu ntabwo aribwo bwari ubw'umwuka. Efeso ihita isigarana abahanuzi nk'ab'iki gihe, baguhanurira bakubwira inyatsi urazifite, niya niseti nakerekwa inyatsi sinakerekwa ingana niyo wiyiziho. Njyewe nayibona nkayibona izina ryayo ufite inyatsi, ariko sinamenya ibyo wahombye byose. Ntabwo namenya uburyo bakurambagije bigapfa. Ibyo byose Satani arabizi. Ikirere cya mbere cy'aba bahanuzi barabibona na Satani akabibona. Satani yabakoresha n'umwuka w'Imana wabakoresha. Ahubwo menya kimwe, n'uyu muhanuzi udukurikiye amenya iki: ntabwo ibyo weretswe byose uhawe kubivuga, kubonye uwo muntu atewe na Satani. Hindukirira no mu ruhande rw'imirimo y'Imana, umubwire mbere yuko ureba ngo Satani agambiriye iki. Isura n'igihe cy'uruhande rw'Uwiteka, umubwire ngo ariko n'Imana igambiriye iki. Ndagira ngo mabwire ko Satani adakijijwe. Abarozi bakuroga ntibakizwa. Tubana mu rusengero, ku masosho media turabana, banezezwa no kubona akayesheke gatoya katubonetseho, inkuru ikabirabonetse. Abo tubana nabo ntibazakizwa. Yuda yaravuze ngo nabinjiye muri twe baseseye bagenewe gucirwaho iteka. Imyitwarire yawe ntibahindura, ntibishoboka. Ahubwo icyo yahindura ni impinduka z'ibihe bashaka kujyamo. Rero iyo wahuye na ya revo y'ubwenge bw'umuntu n'ubuhanuzi bukorera muri kapasite y'ubwenge bw'umuntu, ugwa buri munsi kukubwirwa amakuba ya buri gihe. Hari ikirere cya kabiri rero. Ikirere cya kabiri, uyu muhanuzi arakunanirwa nta kwerekwa.
umupfumu ntakubwira, ni ikirere Satani asengeramo inzozi zawe. Ni hamwe ugera ukabura hashize hawe, wajya kuvuga ngo narize ugasanga diplome ya expirinze ntacyo uyimaza, wajya kuvuga ngo narubatse ugasanga banke yiteje cyamunara, wavuga imodoka ugasanga irashaje na control technique ntikiboneka, wavuga abantu ugasanga bose bari mu rumogi, wavuga umugabo ugasanga yaraye kwa mukeba, wavuga umugore ugasanga akubyariyeho umwana utari uwawe. Ni ibihurimo. Iki kirere cya kabiri ni igihubamo ku rwego uburi gihamye na kimwe cy'uko Imana iri kumwe nawe. Ahangaha hakenewe ya Mana yo muri wowe utumvira muri aniseti w'umwigisha. Hakenewe Imana itari mu mushumba, hakenewe Imana itari muri aposo, hakenewe Imana itari muri profete, hakenewe Imana yo mu buzima bwawe indani. Niho Yobu yageze. Elifazi aramutuka, Zofari, Babirudadi umugore, bande na bande batuka Yobu, baravuga ntacyo batakoze. Ariko abyibutse aravuga ngo umunsi navukiyeho uvumwe. Nibyo arawuvuma kuko situation yari yamubanye ibibazo. Byari byabaye ibibazo kuko ikirere arimo nicyo kirere Satani asenyeramo inzozi. Nicyo kirere muciramwe amajenda mwanditsemo amasezerano. Nicyo kirere umukobwa wavuganyemo n'Imana, nicyo kirere yishingiriramo, nicyo kirere umunyamasezerano ajya kwishyiriramwe umugozi akiyahura. Ni ikirere cya kabiri. Ugifashwamo rero n'amateka yaturutse mu kirere cya mbere akubwira ngo Imana igiye gukora ibi, ukabitegereza ukabibura. Iyo ubibuze uravuga ngo Imana yarambeshya. Satani ahitaza yihuta akakubwira ngo yice. Atangira kukwica urubozo ashingiye ku bihe n'ibikomere byo muri wowe, abitoneka bitewe n'icyo washyize imbere, agutoneka bitewe n'icyo wabanje imbere. Iyo yashyize urugo niho agusiribangira, yashyize ubukene nibwo aheraho. Ariko urabona udapfuye. Iki kirere nicyo gisenyukiramo inzozi. Niho Satani atumira umusore akamubwira ngo ngwino nkubwire, ukaza akakubwira ati wowe urabona wakora mariage bigakunda, ushingiye kuri ndese iwanyuze ntinkoye, kwa so se oya, kwa mama wawe se hoya, ugira akazi se ntako, akufite se katunga umugore ntako. None se uriya mukobwa uri kwiyemeraho wamutunga yagukunda, Satani gusenyeraho usoza nguti uziko ntazashaka. Uhereye kuri bya bikomere n'ubuzima bwawe, uziko ntazashaka, uziko ibi bintu bitazambaho, uziko ntagura imodoka, uziko nanjye ntakubaka, uziko ntabona nationality, uziko visa ntayibona, uziko urubanza ntarutsinda. Iyo uraho asenya inzozi zawe no mu kirere cy'umwuka, immediately uramanuka bakabura intekerezo zo guhamya imirimo Imana izagukorera. Iyo bakubuze uterwa na Satani, iyo akugushije ugaruka gusenya bimwe wavugaga. Niyo mpamvu mubona abantu basenya ubuhamya bwabo. Rero muri iki kirere iyo agusenyeye inzu, uhagararaho inzu yavuye ukabwira Satani ngo nta nzu yubakwa mu yindi, iyi isenyutse ngo mpazamura indi. Inzozi zawe uzihagarara ukamwuti usenye ihasize ikibanza kugira ngo nubake irutiyo. Upfusha ubukwe ukavuga ngo nukugira ngo nzashaka urutuyu nguyu dutandukanye. Umugabo araguta, ibi mwazanye ngo nta wundi ibiki n'ibiki, warangiza ugahagarara ukabwira Satani ngo nukugira ngo ibya kabiri bizaruta ibya mbere. Haleluya! Bibiliya iravuga ngo Imana ihira Yobu ubwa kabiri kuruta ubwa mbere. Ndagiye ngo nkubwire muri iki kirere wari urimo, muri iyo circumstance bari kukubwira ko diplome idakora, ariko isezerano rya Kristo rirahari. Barakubwira ko utize cyangwa warize bipfa ubusa, ariko isezerano ry'Imana ni inkingi. Ni umusego uguseguye muri ayo makuba. Bibiliya yavuze ngo muhumurizanye. Ndaguhumurije, ibyo wabuze byavuye mu mwanya w'ibigiye kuza. Abagutaye bavuye mu mwanya w'abagiye kuza. Abakwanze bagiraga ngo bahe Imana umwanya wayo ikwegere kuruta abantu. Ibyo watakaje ndagira ngo nkubwire, amaboko yawe yaratobotse.
hari icyo wize kugumana ibyo wari ufite, mu gihe bizaza uzabigumana wize no kubirinda, ariko kandi byatanze inzira y'ibindi bigiye kuza. Imana ishimwe. Iki kirere irinda amaganya yo muri cyo. Iki kirere ndagira ngo mbabwire ngo iyo urugamba rukomeye nibwo ruba rugiye kurangira. Icyo nicyo kirere, ni ikirere cya kabiri, ariko nicyo kirere cya nyuma umuntu atsindirwamo cyangwa atsindiramo. Umuririmbyi yaravuze ngo numva Yesu anyemeza ko mbuze imbaraga, ngo njye musenga iteka ntacyo nza muburana, yanyishyuriye, Imana ishimwe, ya myenda yose, yambabariye ibyaha atumanera de. Banza urebe ko imyenda wagombaga kwishyura na Kristo yayishyuye. Niba nta cyaha ufite muri iki kirere, nusanga mu icyaha pfukama aho ngaho uri, wihane. Numara kwihana ubwira Imana ngo ndaje, ibi byasenyutse kugira ngo hajye ibindi. Ntabwo wari gushobora akazi kose, bakwirukanye muri kamwe kugira ngo Imana itegura kandi. Ndakaremesheje mu izina rya Yesu, ucyumvira ijambo ry'Imana, uhamagarirwe n'amatelefone yakuretse, ugendererwe n'abagutaye kandi abarusha ba mbere gukomera aba ari bo bakwishingikirizaho mu izina rya Yesu. Abaruta ba mbere gukomera aba ari bo bagukenera. Ikiruta cya mbere aba ari cyo Imana igusimburiza icya kabiri. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. Muhumurizanye, mubwirana aya magambo. Aravuga ngo ubwo mwebwe atari gutyo mwizeye, ntimukita ku nyigisho zipfuye, ntimukita ku bigirwamana, ntimukijya kuraguza. Kristo mwamufasha ari Kristo w'ukuri. Aravuga ngo batakaje ubugingo nimubareke, ariko mwebweho muhumurizanye, mubwirane zaburi, muririmbire Uwiteka ishimwe. Mubwirane ayo magambo. Ndagira ngo nkwibutse ko nshuti y'umusaraba abantu baragiye, nibave mu mwanya w'Imana. Niba hari umuntu uzi wakuvuyeho akaba byigamba, nabivuga wumva uzamubwire ngo kwari ukugira ngo uhe Imana umwanya wayo. Niba hari ibyo wabuze byari bikiri igikomere kuri wowe, ubitongere ubwire ngo kwari ukugira ngo uhinzire ibindi bigiye kuza. Imana ibaha umugisha. Muraza kunyemerera dusenge? Mukomere, Imana niyo. Baraguhanuriye ngo urapfuye, mu kirere cy'Imana harimo ubuzima. Barebye mu kirere cya mbere, ariko mu kirere cy'Imana harimo ubuzima. Ngo ntuzabyara, Imana yaravuze kubyara. Abo barabibonye nibyo kandi ntibavangiwe, babonye ibyo Satani agambiriye. Ariko se niki agambirira akagisohoza? Imana yacu niyigambirira igasohoza. Bibiliya ivuga ikiza? Yabwiye Yeremiya ngo itegereze urebe, abona inkono ibirurwa umunwa wayo werekeye Yerusalemu, abona inkoni y'umurinzi, aramuga ngo uko niko ndindi ijambo ryanjye ibihe igihumbi. Iyo ngiyo niyo ikiririnze, niyo ikirinze iryo yavuganye nawe. Imana ikurinze uyu munsi nta ruhare wabigizemo, niyo izagukiza n'ibyo biganza ubona bikugendaho. Imana ituma ijoro ricya hari ijoro hakaba amanywa, niyo izakura ubwire ku buzima bwawe. Imana yakuremye ukiri urusoro ikakurinda, niyo izagukiza niyo ndwara urwaye. Imana izakuzura ku munsi w'amateka, niyo Mana igiye kukubeshaho, kuko ni ubuzima. Ntabwo irananirwa, ntabwo Imana irananirwa. Ninde ugukuye umutima se? Ni umuntu uhumeka umwuka wo mu mazuru. Humura, 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 humura. Ngo kuko uri kurara mu cyumba cyawe wenyine, humura, humura, kuko yagutaye. Humura, Uhoraho araje abisoze. Imana irabisoje. Imana ishimwe. Icyangiro bagushyizeho, humura, ugiye gukundwa nawe ubwawe. Igikundiro kikukururira akavuyo, ubwenge buzarobanure. Ngo ntawe ukwitaho, ntawe uguhamagara, ngo barakuretse ntibakiguha. Njyewe ndi kumva ibyanjye bije, n'ubu ubifite muri mwe birekure binsange. Ndumva ibyanjye biza. Hari ibivuye iburasirazuba binsanze, hari ibiva amajyaruguru binsanze, hari ibivuye mu biganza. Abantu babitsa amafaranga yawe kuri konte bibwirize bayaretire bayazane.
mu izina rya Yesu ibyawe bigusange kandi ibije biruta ibyagiye. Imana ishimwe. Intebe watakaje Imana ikwicaze ku isumbiyo. Humura 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 humura. Nasomye Zaburi, Bibiliya yavuze ngo muhumurizanye mubwira na Zaburi. Nasomye Zaburi iravuga ngo menye neza ko Uwiteka azakiza uwo yasize. Neje uburyaryate mu biganza by'abantu bafite ibyawe. Umuntu ukubikiye impeta yireka uruyambare, umuntu ugufitiye inzu ayisohokemo uyituremo, umuntu ugufitiye amafaranga nayohereze. Ndi nkawe navuga nimero yawe, nayohereze nimero yawe, yakira amafaranga nayaguhe. Nimero yawe yitabaho wadepoje nibaguhamagare. Ibirenge byawe byahagarara mu mwanya w'icyubahiro nugeyo. Nawe amatako yawe yakwicara, nawe wakwicara ku ntebe z'icyubahiro. Nawe wakubaka, inda yawe yabyara, amabere yawe yakonsa. Nawe wavuga rikijyana, nawe wayobora. Uwiteka nabikore. Imana ishimwe kuko utameze nk'abiki gihe bataye ubugingo. Uwiteka bikorera icyo. Nawe mariage yakunda, Imana iguha umugisha. Ndumva nakubwira ngo subira muri ya madosiye watanze wongera uvuge ngo ndongenda ya depoje. Ndumva nakubwira ngo muri rwa rubanza ongera uvuge ngo ndaruburanye kandi ndanesheje. Muri bwa burwayi uvuga ngo ndabukize. Muri yanzu uvuga ngo nyinjiyemo ndayitashye. Nimero de telefone yawe nushaka uyature 07887226 iyo ni ya niseta bumumaro barahamagara. Nawe yawe yivuge mu izina rya Yesu Kristo. Hindura abakwicaje ku ntebe utagomba kwicaraho, yireke byange. Rwana intambara nk'iya Karebu, yarahagurutse abwira Joshua ngo nkeneye gakondo. Nawe uyu mwanya burana gakondo yawe irahari, Uwiteka yarayigennye. Ibiganza byakunyaze ntibingana n'ibyari byakugabiye. Boria donase enima tosa etra tengosa nimange ahoria. Nawe burana gakondo yawe. Ndabona hari ibigaruka, hari ibiganza byongera kwakira. Ongera uburana urujaro, ongera uheke. Pelole mandi ya hosa eni Maria hotas. Imana ishimwe. Izi nsobo zacukwe nizifungwe. Ibiganza byagambanaga nibivunike. Amaboko ya Farawo navunike. Mu izina rya Yesu byagufatiraga ubwenge bw'abana nibiveho. Ineza y'Uwiteka nigaragare. Gendererwa n'Imana, n'igihe cyo kugendererwa. Akiri impinduka ziturutse ku Uwiteka. Mana turagushimiye. Jambo ryawe ryarabimbwiye ngo nuza ntuzaceceka. None ngwino wivuge kuri ubu buzima. Ngwino wivuge kuri izi mpinduka. Ngwino wivuge muri uru rugo. Ngwino wivuge. Haleluya. Kugira ngo duhe gutahura mu izina rya Yesu Kristo uburyarya bw'abantu, duhe n'imbaraga zo kubutsinda. Turakwihaye kugira ngo tuneshereze Yesu. Turakwihaye Mwami. Ibiganza byacu byongeye kwakira ibyo byari byarabuze. Urugo rwatunyuze mu myanya y'intoki turarwakiriye. Akazi kagiye turakakiriye. Inzu zagiye turazakiriye. Kandi ibyo twakiriye birusi bya mbere Yesu. Izina ryawe nirihimbazwe. Tugushimiye ku bwawe none n'iteka ryose. Amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.